twabaze rimwe kabiri gatatu umukino metero nzovu ati noneho nyuma yo gukuramo inkweto zanjye nyuma yo gukuramo inkweto zanjye ariko ndikumva hari kunyerera ati harimo haranyerera metero nzovu baramujyanye yakamwana tutankubita umutwe wakabyarawe ati ufite umutwe munini kabisa wakasa mutwe aramukuruye Yes, reka ngira ngo wereze ikaze wakoze subscribe ku Mulava News umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Mimi naitwa T Bless na none T Boy T Busega baddest bad boy mu class ya Kuba but the top ambassador sound the machine the mic let's release your blessings over blessing top wasala Mr Humble man mwitu kushaka no muhongo tajubura imigozi muhambira number no the mic nushaka kumwita kasa mutwe ntimwa rubanda we bakwita ngo iki byandike muri comment sinyambura imigozi impambira uyu munsi ngiye guhambirizwa na Yakamwana ndetse na Metero Nzovu ngarampambiriza rase Yakamwana ati nanjye ndaguhambira uyu munsi ntabwo uri buncike mu gapira keza k'umuhondo kabisa kanditseho ngo Gucci afite stempa ngaho tangiye kwambara ubusa noneho ubusa iyo ni terabwoba peti ngewe cyo ntago wanisha wowe wavuze kuvuga ngo ufite imyaka 51 ngayipenza ngewe ebana ndiyamini yawe. Yes, Yakamwana ati ndiyaminiye hari umukino tuza gukina ariko tubize kuza kugaruka nyuma ariko mbere yabyo tugiye kubanza tuganire kugira ngo wenda mbere kugira ngo dutangire umukino tugiye kubanza tubanze tuganireho gato cyane tugirane ikiganiro kitari buze kuza kuba kirekire. Yakamwana meze bite? Ebana ibintu n'amahoro kabisa. Yego. Uheruka ku munzani ufite ibiro bingahe? Uheruka ku munzani ndi gupima 45 ariko ndi gupima ibiro 50. Uheruka ku munzani gupima 45 ariko buri gupima 50. Urumva ko yongereye ibiro 5. Ni imagination. Oya ntabwo ari imagination. Ngewe nzi ko mfite 50 kilo. Okay, uko bireka tubyizere. Metero Nzovu. Ni wane. Umusaza shanda ndakuze. Ndakaye. Ntago ndasaza. Nubwo ntigeze nk'inshyushyu ariko imbaraga ndazifite. Cyo se wayiburiye kandi uhora uvuga ngo umwana w'Inyanza. Oya urabona iwacu dufite inka ariko ngewe ntago kwa kunywa amata menshi nagezeho ndijuta. Wanyweye amata menshi urijuta? Waza amata muri make. Nagezeho ndayahaga ngera ubu ntago ndimo kunywa amatungo. Warayijuse. Primus nazo narazigabanyije nsigaye nywa Canolsi kamwe konyine. Byaba ari byiza cyane. Uheruka ku munzani ufite ibiro bingahe? Ngewe meruka ku munzani umufuka wa sima muziko upima ibiro 50 meruka ku munzani umufuka wa sima undusha ibiro 9. Ngewe nganye n'umufuka wa sima. Uretse ngo aheruka ku munzani umufuka wa sima murusha ibiro 9. Ubu mfite ibiro 41. 41. Yaka ufite bingahe wowe? Nge mfite 50 kilogram urumva. Nakubwira ngo umuntu ufite ibiro byinshi buriya ngo abarusha n'imbaraga umuntu ufite ibiro biki. Ubwo Yakamwana umuntu ufite ibiro byinshi ariko na technique abarusha imbaraga umuntu ufite ibiro byinshi. Bisobanuye ngo ubu ngubu ntago ushobora gupfa guterura ikintu kikurusha ibiro. Ikintu kindusha ibiro ntago nagiterura. Ntago wagiterura. Bivuze ngo nk'icyo gifite ibiro wenda nka 50. Tuzi ko ufite 50. Bivuze ngo ikintu guhora kuri 50 kumanura wagiterura. Kumanura. Bivuze ngo na Nzovu wamuterura ari mubo waterura. Nzovu na muvimba. Wamuvimba. Nzovu na muvimba rwose ngewe Yakamwana. Noneho bivuze ngo Nzovu kuko umurusha ibiro ntiyaguterura. Ntago yambasha. Niko imibare ubundi bwimeze. Ntago mbiza ariko turamutse tujye mu mashanwa yo kumuterura hagiye namuterura noze kuki umuntu aba afite ibiro byinshi agakubitwa n'ufite ibiro bike ibintu byose ni technique. Oya hari imbaraga mu buryo bw'ikururana cyangwa se mu buryo bw'iterura. Ibyo byose nduva Yakamwana atabindusha wallahi. Ntago yabindusha. Yakanago wamuterura. Nubwo avuga ngo wenda wowe icyo wandusha n'ukurya. Ubundi wowe na fisi icyo mundusha n'ukurya. N'ukurya se. Oya n'ukurya ko twagiye ahantu umuvandimwe wacu Kimironko ufite restaurant mwiza udukunda ukarurura ibiryo ngiye kurya ntibyananiye ari nabwo watanye uvuga ngo Nzovu buriya ngo sida ngo Nzovu yarwaye sida reka mbabwire. Nzovu weho kurya
kurya byo no kurya ndakurusha cyakora umuntu urusha kurya wenda ni fisi nawe ndakuzi kurya kwawe ni gake gashoboka kugiye tumaranye imirire biterwa n'iki biba biterwa n'iki biba biterwa n'iki iyo umuntu kurya byamunaniye oya ushize muri analize zawe nanjye ubwanjye maze iminsi ndi kunywa inzoga nyinshi ibiryo birananira kubera iki kwa kumara iminsi uri kunywa maze nk'iminsi 3 ndi kunywa inzoga ni ibiryo birananira neza kabisa ariko amakuru ufite ngo yakarimo gutamira muri iminsi amaze iminsi yinywera akaji k'abana iby'inzoga babihagaritse kabuji bitamango mango sha ariko buriya abana ntibazagukwita kuziho nywa ji yabo kari akaji karamfusha cyane ni ukuvuga kanavura hangova uzarebe we umuntu uri hangova kintu kuvura hangova imbuto urabona kari akaji k'umwembe rero iyo naraye hangova karamfusha cyane bitangarura ubuyanja nkongera nk'abasupule mubimba nk'ayoyo bilengia zamba ngo mubimba ariko FC cyo basobanura FC ariko ubundi bisobanuye iki wowe umufootballere nguyu kandi umwongera ko FC bisobanuye FC bisobanuye wa Rayon Sport nadusobanura FC subwo nabivuga gute amagambo arambuye ubwo FC ni nkikira brag tuvuga n'urugero nk'iyo bavuze wenda Rayon Sport FC APR FC Kiyovu FC ubwo si ikipe y'umuryango se FC bisobanuye njye ibyo sinzi ko bisobanura FC mbona amakipe yanditse ngo AP FC bagacyaka ni kanuka F na C gutya fe gutya na C bisobanura iki buriya sembeze muri etenseri FC buriya ntiyabishobora nabitubwiye nanjye ku kantu ka FC shaka kantu ka FC nanjye ntabwo ndi kukibuka neza rwose mudufashije nkamwe bafootballere kabisa mwakadusobanura urangiye nakiraga kuri 7 rero uyagenda umwanya wanjye ubwo zako yadusimbura ni umwanya wanjye ngiye kumva ko ataka umuwinga icyo bita abataka bawuwinga ni 7 nangera kujya muri Arsenal buriya yewe iyo nakinnye 7 ni 19 wakinaga unyura ku mpande uko bitaya imipira iza gutya batezamo bakoza ku bazita sante barakuvuga ngo arigiye ngo urwanira ibintu byinshi bikanjye natuki wari ufite utubuza bagiye kugikina muri Arsenal kunyenca kuye muri Real Madrid byose birangira noneho bite n'imito myinshi nakoraga nza kugira imvune ubu nagasogi ntiyakurekira wapu nagasogi na Keresi ntabwo barashaje yavuze ikipe yo kwa Mirongo iri mu kiciro cya 3 kwa Mirongo iteza nawe uri murabidurubanga Itore zano Sodoma yagiye hafi yo kwa Kabuga cyakora ngiye buranda n'ababangiye batandasikagu seribo banyine nko muri Arsenal aba yarakize nuko banyine nko muri Arsenal ko ngiye nari yaminiyaga ebana 7 yanjye nkayikontorora neza cyane na coach yaranyimiraga cyane niyo mpamvu tugiye kwicara tutekereze ku jambo ka FC cyo gasobanura shimira by'umwihariko cyo sano FC ndabanza gusuza abantu abakinnyi bose bari mu nkambi ya Mahama by'umwihariko abakinnyi bo muri Egrever ari ikipe ko ndi mukuru iyo kipe ko nta Egrever ni ikipe y'inkambi nubwo kujya uhakana rero ibintu utazi iyo kipe irari na nubu mwaratsindaga se twatsindaga Zebre y'ibyumba kandi twebwe turi mu nzu inkambi yacu yabaga ibyumba twakinaga n'ikipe y'akarere ka Gicumbi tukayishwanyagura rwose Zebre niyo yahindutsemo Gicumbi Gicumbi FC Zebre bambaraga imyenda y'umukara n'umweru iyo kipe twarekubitaga rero twebwe nshimira abakinnyi bose harimo Kebe bagafishi ba mani nimero 6 ba Sandra ebana batuse abakinnyi bose twabanye ko nge nari umufana ntago nakina gico gihe ubwo se ntibajya gukaruta umutoza wa fitness fitira ndabasuhuza cyane abo bose mubwiye bari USA nshimira n'abandi gusa bakiri mu kipe iracyari ubu turi Mahama abantu bose kabisa babaye muri Egrever kude chapeau nshimira n'umuvandimwe cyane bita Mweusi ejo bundi yanantembereje Mahama aturutse United States of America tugarutse kuri ako ka FC rero ndashaka ko abasona ikintu gasobanura FC bisobanura ngo football club okay football club ntago nari nkazi icyo bavuga ngo FC tuvuga n'urugero nk'iyo bavuze wenda APR FC bavuga ngo nyine APR nyine y'umupira w'amaguru yari yavore bavuga APR volleyball club okay kumva banza ngo APR va
niyo na ca na si football club. Ebana urakoze cyane kukabona ngo nari nkazi kabisa. Football club biba bisobanuye ako kantu nzova kantu uri kukumva ndimo kasubiremo twumva bavuga APR football club football club kubanza kubyigaho ari kugerageza football club nge ni vuba ari kugerageza ariko ashobora kubihinahina nkuko yajyaga hina ngo bya subscribe akavuga ngo nuko mukore sub subscribe kandi nyina mboga bimurusha kubi reka nyina mboga yarayimubajije yamunarize uziko yigaga ngo libreka nimba ari candidature nimba ari iki itari candidat libre ari kuvuga candidat libre bandi bashaka kuzabona diplome umuntu nkeka ko buriya akiga yigaga nko mu wa kane secondaire ashaka kuba candidat libre kugira ngo abone diplome uko kugira ngo abone diplome aha tujye kwinjira mu mwanya w'umukino rero wacu mukino wacu hari umukino twateguye wo kugira ngo tubanze turebe ngo umukino wo kurya si ukunda kurya we ntabwo ari umukino wo kurya ukunda kurya we n'umukino nkuko naherekana mbabaza ngo ufite ibiro bingaye nkabaza yakafite ibiro bingaye 41 ubwo nagira ngo ndenda se mu biro byanyu mufite ninde ushobora kurusha undi imbaraga none yakamwana ubwo ndusha ibiro nakubwiye ko ibintu byose ari technique icyambere nimba ari igikombe ariko nakurusha kuri uwo mukino yagucirije abantu bari bagiye gukubitera za Nyanza Kicukiro nibyo urabona impamvu ndusha technique uyu mufata nk'umuvandimwe wanjye mufata nka murumuna wanjye uyu yabaye umusirikare ngenda umusevere ndanashaje nawe agufata nka sobukwe wawe agufata nka uyu ni umuvandimwe wanjye nari ariko andusha technique nyinshi urabona iyo umuntu yabaye umusirikare hari byinshi abazi ashaka kugukubita hano mu kicu ugahita wipfira oje nshobora kugukubita ahantu ukagenda ukajya ugenda upfa gake kazarangira uvuye mu mwe isi tabwoba je nshobora kugukubita nkubira nzovu ugenda ariko nibyo ngibyo ndusha byose iryo rushanwa ndaryegukana icyambere nuko rifite ibihembo wewe ngwino turushana hari iki hateretse ibihembo rero nukuvuga ngo umukino kuntu umeze tugiye gushaka ikintu tubibuze kuza kubazirika buri umugozi wabakomeretsa umugozi ushaka gukurura ukawagukeba cyangwa ukaba wakwangiza kadukoresha wenda nk'ikintu cy'igitambaro cyangwa se ibitenge sibyo mujyemo ku mugozi umukino mwigire hino kugira mbereke gato manza n'icyo gitenge kugira ngo taze bitekerezeho neza tugiteye ng'ikine nena nabiteguye buri yanjewe mujye hino gato muhagarare guta gato sibyo murabona uyu murongo muri kino kibuga duhagazeho muri kukibona tugiye kubanza tugende dusure ikibuga cya Nzovu turebe ukuntu kimeze turebe amabuye turebe n'ukuntu umukino umeze tugaruke dusure n'ikibuga cya Yakamwana ikibuga cya niki dore cyawe ngiki waye ikibuga cyawe uyu mukino uteguye gute sekonde hariho agacupa kani reba kano gacupa k'amazi reba kano gacupa kani uri kubona hangaha uri kubona yego uragafata karakase hejuru karuhu umwenge uragafata uzabigafata gutya sibyo ufata amabuye ibuye rimwe ryonyine ubwo haraba hari na rubitru ubireba wowe urabuhari uturere no kuvuga ngo hangaha biraterwa na tekinike uza gukoresha ndashaka kureba umuntu uri buza kuza kugira gute kucyabamo mesho nibyo ndi gukubwira nyine hano ushaka wanayayora gucya abasha kujyamo wayashyiramo nta kibazo ibyo uri bubasha ukora ntabwo ari ibuye rimwe uri bubasha bari byukora ukumva ibyo uri bubasha nibyo uri bugire gute nibyo uri buze kuza gukora tuze kuza kureba no umuntu uri buza kuza kugira gute kuyamaramo aya mabuye imibare irangana ni 50 damabuye 50 yanga yatwaye abaze neza ni sente hano ni ku kibuga cyanjye icyakana cyo uri kumva cyo gusura icya Yakamwana nacyo ubwo impamvu mbipimye ngashyiramo ibuye hara muri kara gacupa no kugira ngo nkwereke ko neza ko ibuye urishyira mu icupa rikabasha kugira gute rikabasha kujyamo iki kibuga nacyo ni icya Yakamwana ntago ari dukeye birangana nushaka nawe ufata ikibuga ufata icyo ushaka uri kumva ngenda afata kiriya nubwo hamana uri kumva nurangiza ujugira gute ushyiremo gutya ubwo ni yakuza kuba gushyiramo ayo ngayo uri kubona uri kubona none kuvuga ngo twagiye twanyagura umuntu bana umukino nuko ukomeze impamvu nanze gukata urwanya runini no kugira ngo ujye ushyiramo rimwe kuko niryo ribasha kujyamo rero ndi kubona mwashyize ntabwo ari kure hano turasumbuka ikibuga kimwe uri kumva
usimbuka ikibuga kimwe tujya ku kandi kazu kandi ka kabiri biba birangana dore ikibuga ngiki hano hagati hano ni hagati yego no kuvuga ngo ugiye guhagarara hano gutya ugiye guhagarara hano gutya yakanawugarare bagwa wambare baba ko rukomeye ntago muratangira ndaza kuza kubabwira igihe muza kugira gute umusirikare ndamukira muza kuza gutangira ko urareba ku kibuga cyawe yakandamutwara bivuze ngo ahangaha ngere buza kuza kumfasha ngewe ndi umusifuzi yakaze ko makungura njyaniwe uri kumva ni umusifuzi nuko nta firimbi mfite ariko ndabisokoza uko byogoshe mwigira hano hino igira hino gato mwigira hano muhagarara ahangaha hano hagati aho ngaho tugiye kubara gatatu tumara kubara gatatu dutangira umukino wacu ukuntu umeze ndashaka umuza kumona bya wese ataye kugukurura hakiri kare kumona ataye kugukurura hakiri kare uko byagenda kose ndashaka kureba ngo ninde uri buze kuza kugira gute kurusha undi tugiye kubara 1 2 3 umukino ukaba utangiye ahangaha rero yakamwana akomeza kurura metre nzovu hariya arakurura barajyana hariya arajyanye yakamwana aramutwaye umutsinze reka turebe amabuye ntayashyiramo biranze aramugaruka ati ntago wazigera utsinda ntago bibaho umukino uragaruka arakurura ateka mvana n'inkweto ati inkweto iranyerera ariko nyamara bibaye byimwe bya cyakiyone ati ndetse reka turebe yakamwana hariya reka turebe nzovu ageze ku ibuye ryiwe ese ararikoramo ntabwo arikoramo biranze umukino biranze arakuruye nzovu ati ndasubiraho ibuye byuze rimwe ndishyizemo nzovu ashyizemo ibuye irya mbere biranze hariya naryo igitambaro akaba gikuyemo iyi ni penalty ni ikosa buretse gato muhagarike umukino wacu hano rero ufite amategeko umukino wacu ufite amategeko ugomba gushyiramo ibuye ari uko igitambaro ugifite mu ntuze mwo hano mu kwaha igitambaro gifite mu kwaha mugenzi wa muri kumwe ukamukiranamo iki gitambaro ugomba kugishyiramo kubera iki mutangiye kureba hakiri kare uruha nyine baramukurura bamuryamishe impande ku kirundo cy'amabuye umwe yicara amabuye yashyiremo neza yitonze hariho amafaranga kandi ugomba kuhita uyatsindira ako kanya kabisa ubukweto bwarimo buramugufasha ndagira ngo harimo abantu bari buze kuza kwibaza ngo uyu mukino uza gutsindwa nande ku kanya k'akaruhuko gato dufite cyane bimeze biti kabisa uyu mukino ntabwo woroshye kabisa ariko ikigaragara cyo arantsinda kuri finale arantsinda ku munota wa nyuma ko nanjye ntabwo bamfite kuntsinda ashira kuntsinda kimwe ko nawe namutsinda ku gace ka mbere karangiye urakoze uyu mukino urakomeye ubona yakamwana ku minota ya mbere ibanza angejeje ku kirundo cye cy'amabuye ngerageza kuhamukura nanjye mugejeje ku kirundo cyanjye ngiye gucyamo ibuye rimwe mbona ribaye rinini mba nikwise hasi mpita naka akantu kugira ngo umukino uba uhagaze ahabereye ikosa ni umukino ukomeye cyane ni umukino no gukomereka wakomereka ahabereye ikosa rero muze niho tugiye guhanira iki ikosa ryacu ryabereye ahangaha arajyamo kabisa ntugire iryo ushyiramo kuko nta n'imwe wari washyizemo garuka ahangaha akahagarara ahangaha n'ikosa ryari ribereye ahangaha wari umufite wowe uri kwerekeza hariya niyongera agaruka asubire mu mwambaro w'umukino sura mu mwambaro w'umukino wambara neza turebe tugiye kongera tubare gatatu tukongera duhana ikosa ryacu ikosa ryari rimaze kuba ngaha ry'umukino tujye gusubukura umukino wacu tuye ngo se n'induri buza kuza gutwara kino gikombe umupira rero hariya cyazika nabwo ibyita umupira ndabona yakamwana tsina metero nzova ari kuvuga turi muri adutindira musifuzi muri adutindira cyane kabisa uyu mukino wacu ni umukino w'ipima ry'imbaraga cyane kabisa reka turebe tugiye kubara gatatu umukino wacu wongera usubukuke twabaze 1
kabiri gatatu. Umukino metero nzovu ati noneho nyuma yo gukuramo inkweto zanjye, mu nyuma yo gukuramo inkweto zanjye ariko ndi kumva hari kunyerera, ati harimo haranyerera ati harimo haranyerera. Metero nzovu baramujyanye, metero nzovu baramujyanye yakamwana tutankubita umutwe wo kabyarawe, ati ufite umutwe munini, ufite umutwe munini kabisa wakasa mutwe. Aramukuruye yakamwana ati utubaraga dutangiye kugenda. Tubibutsa ko metero nzovu ku myaka ya 51 na yakamwana ugifatwa nk'akiri umwana ku myaka ya 39. Bajya bavuga ngo mujye murokirite abakinnyi bakiri bato mu makipe yanyu, ariko abakinnyi bakiri bato n'abakabaraga karashize kabisa karashize. Nyuma muhagarare gato umukino ufite amategeko. Mugumuko kabisa ku itegeko ukuntu rimeze. Iyo habonetse nk'ikosa icupa rigatakara, ndongera nkaruka njye nk'umusifuzi nkarigarura, nkongera tugahana ikosa, umukino ukagira gute ugakomeza. Turaza kwaka amazi gato mu kanya gato, mwanze kuba mwagira gute, mwanze kuba mwayishyiriramo. Tujya ko yagusubukura umukino wacu. Metero nzovu tugiye kongera tubare twasubukura umukino wacu. Haguruka haguruka, dufite iminota tugiye kuyatubara. 1 2 1 1 tugiye kongera tubare dusubukura umukino wacu. 1 2 gatatu ku mukino wacu wundi twongeye wasubukuwe hano kabisa. Metero nzovu arakurura aracabiranya, ibuye rya mbere rishyizemo niyo muzi abakinnyi bita Neymar. Metero nzovu bayi Neymar kabisa. Metero nzovu bayi Neymar neza kabisa. Metero nzovu bayi Neymar ujya gukunda kwigwisha, abaye nka Neymar ukunda kwigwisha kabisa. Arakurura akabaraga kabaye gakeya, yakamwana ati twageze mu kibuga cyanjye. Uyu mukino ndakubwiye ngo umukino wa kasa mutwe kabisa, tukaba tuyana turebe. Arakurura aracabiranya arakurura kwa koresha mwiza neza, agiye gushyiramo agacupa yakamwana mara uyu mukino hagiye kubura umuntu ugiye gutsinda kabisa, umukino kuntu buri buza gutsindwa nuko hari buza kuza aravamo umuntu avuga ati ndatsinzwe nzamura akaboko, cyangwa se tumukino ati uratunaniye. Ati umukino uratunaniye. Aheka tukubaza neza umukino meza bitereye aho ugereye hangara. Uyu mukino ni danger mu mikino na kinye ni myinshi cyane, kuko aya mabuye nta muntu wayashyiramo. Uramanika akaboko wemera gutsindwa bagenda twese ni nkaho dutsinzwe. We uramuka wemeye gutsindwa, yakamwana kemera ko akomeza gukina. Nese ko watsinzwe nge nashyizemo mwemera rimwe mwese ko mwatsinzwe, umukino turawuhagarika. Yakamwana imeze bite? Natsinzwe pe y'umukino muhagarike kabisa. Nzovu bimeze bite wowe? Urabona mfite akaguru kabi. Yakameze Nzovu urakomeza gukina cyangwa wemeye gutsindwa umukino? Twese twatsinzwe, turamanitse. Amafaranga bari bategewe arabananiye ati biratunaniye. Oya bayasubizeyo. Tuyasubizeyo. Banzo reba amafaranga hano hari amafaranga twe twabategeye, reka tuyazane tuyabashyira imbere nyuma yuko mutsinzwe umukino wanyu. Rero amafaranga danga tugiye kuyasubirana. Ngaya na amafaranga be kameramani banzo nyekanga banzo bure banzo rebe aya mafaranga na amafaranga twe twabategeye yo kugira ngo batsinde uyu mukino. Aya mafaranga tugiye kuyasubirana hangaha. Rero tugiye kuyasubirana nyuma yuko abananiye. Tugiye kuganira hangaha, tuganire yego. Ejo namwe twanwese tune tunshizemo uzi cyaka mfite. Nukuri ko Imana umukino gupfa wapfa. Ntago ngiye uremera ko uyu mukino ukunaniye? Twese uratunaniye. Urabananiye. Ahubwo umuntu wawuteguye n'umuhanga aya mabuye nta muntu washyiramo. Amafaranga mwari mutegewe arabananiye, birabananiye. Yakamwana reba kuri aya mafaranga iyo uza kuza kuyatsindira n'urugero we kwita ukoramo iki?
twese kabisa Wowe ndumva ukasengera ndumva ukavuga nawe akabaraga ubwawe cyane. ndumva ayo mafaranga utayatsindira nayarya nanjye ntabwo nayarya pe uyu mukino urakunaniye uvuze ati kuva nabaho none n'akaji wanyweye kakushizemo ndakubwiye ngo uyu mukino muzawurebera abandi kabisa yego muzarebe na babandi ba rutambi babandi bitwa ngo baraterura ngo ni ba bounce yego mubahereze uyu mukino uzawutsinde azayarye kabisa yego aha ndagira ngo rero bahereze abantu bano bita ngo baraterura yego bazakina uyu mukino uzashyiramo n'amabuye ntimuzabahere amabuye 50 mwari muduhaye muzabahereze n'amabuye 10 icyo nzi cyo ntago nta nabiri washyiramo 10 yonyine oya uyu mukino ngenda ushyiramo karagacupa kakava mu nzira kakikubita hariya washyiramo umukino ugahagarara tukajya guhana ikosa tukagarura iki icupa rya tukasubizamo hariya ariko nzovu ngewe amahirwe agize nuko ngiye kano kaguru bakarashe burangiye ndebye tugaruke gato ku bantu bakoze amakosa njyameze nk'umuntu ugira akaguru kamwe nuko utabyumva ku bantu bakoze amakosa nakaraho ngaho gutyo ku bantu bakoze amakosa menshi rero twanarize rero nanone umuntu wita Maître Nzovu yagiye akora amakosa menshi kunyera kwita hasi ubwambere nambaye inkweto uzikuramo wongera yakanku bisasa agenda wari umeze nka Neymar bajya bacenganwa akahita yigwisha ega yaka buri umuntu wabaye umusirikare cyangera tekinike yakamwana yarafite tekinike nyinshi niyo mpamvu nakunze kwikubita hasi yaraho yankuruye agenda nko kuri imodoka nayo ngiye no kwasiga ubuzima ahubwo ariko nawe wakoze agashya washyizemo icupa byibuze washyiremo ibuye rimwe ngewe tekinike nari mfite kandi impamvu wansinze nabonaga agiye kurusha imbaraga Girijoro mpamvu yetaga burekura cyane rwose njya kugira ngo nyice nakure kukayatwara njye najya kubura ubuzima mu marushanwa se reka njyewe n'igisirikare cya Kongo baratuzi iyo ubonye uwa mbere bamumennye umutwe wa kabiri ukamumena umutwe hari akantu bavuga mu gisirikare cya Kongo ngo master batera mukuwa rindi gufa ryawe ubwo tuba duciyeho bana ni wisdom mwitabaho kandi buri wese agenda uko mukazahura mutese ikindi gihe twebwe batera mukuwa iyo bavuze ngo batera mukuwa ubwo nukurinda igufa ubu n'umusikari wa Kongo arakubwira ngo mukuwa ezakana pièce de rechange te igufa nta nsimbura ngingo rugira ese ubona mu mikino yose ushobora kuba wakina na Nzovu kamutsinda nuwuhe mukino ubona wakina na Nzovu kamutsinda nuwuhe Nzovu umukino yose ubona Nzovu ushobora kumutsinda ku mukino bita dame buranzi dame cyane iriya bita tushegarjwe nanjye tushegarjwe icyari cyo ikarita namutsinda kuri umusirikare sura umusirikare yes command bashyire hehira surete nanjye secondary surete ntarega abasikare ntabwo bangana bafande babaho twe turi abayobozi b'abasirikare dukina agakino kamwe kahangaha mwagashobora kameze ute ntago uri k'imbaraga ko kwirukankana umukino mufatana gutya mu biganza turebe uganza undi kumanura undi cyangwa kugarura gutya twakoze pompage kwa niyamini oya cyoko ni kaze kariya ko yaransinze yagutsinda kariya ajya nsinda ariko kereka niba ari kera yarashaje igihe ntaryo ubona yarashaje nanjye ko maze igihe nta kintu kirimo ega inzoga zizaturangiza inzoga zabaragize tumaze iminsi mu busenzi mwana reka tubanze dutamire tubanze twiyondore nk'iminsi nk'ibiri 3 uzatugarure kwa kagakina nawe tumaze iminsi mu nzoga urabize ejo bundi tuvuye Gisenyi kuri sawa tunywa amayoga ya buri munsi uyu yari afite n'indangamirwa ye mama Queen na n'ubu niyo amaze iminsi amahirwe yo kugira yo kwegera wajyagamo hagati ukavuga ati oya narabaretse barisanzura ahubwo ngewe Nzovu mama Queen nari kumwiba nuko gusa Nzovu yari aturamye gutya ndavuga ati nakundi ari kubimbwa ko wabaye umusirikare bwa nanjye nayo mfite imbunda yutusha gatoya tware ku gitanda kimwe turi batatu ariko twese nta numwe wagize icyo akora reka da serious mwe muri gucunga na mwese urajyana n'ubwo ndi kumucungana namuhaye uburenganzira none si ko ari indangamirwa ye n'ubundi ko yadusanze Rubavu ari waje kureba mama Queen ahubwo naramubangamiye Nzovu naramubangamiye ko Nzovu yanze kumutunganya nkano ijisho meze gutya urumva ko Nzovu ninjye wamubangamiye ariko gusa ikintu nashimiye mama Queen twarazamutse tugeze mu mujyi tuba dukubitanye n'abazunguzayi Nzovu mama Queen akiboneye ipantaro
avuga ipantaro ntiyakwira umugabo wangira ahita yimugura aranayishyura icyo kintu bura mama Queen burya nubwo bavuga ngo ajya gukubita nzovu avuga ati kano gakabutura kano gapato narera ku mwana kandi inzovu kamukwiye nabonaga ari nini baza mama Queen se umugabo wawe irapantaro azayikuriramo cyangwa ariko aba yamupimye urabona itamukwiye se ega burya umugore amenya iby'umugabo yambara ariko mama Queen wasubika mama ubwambere utunze umugore ujya unakugurira imyenda ngewe ninongera kuvuga ngo mbanye n'umugore mu mago nzasura na mama w'abana uriya dufitanye abana bane yitwa Olive Witonze abana bane none se kankubaza si ubwambere wari utunze umugore akavuga ati yabe nabo mfite umugore no ushaka kujya uca kangurira imyenda na mama Sandrine yajyaga ngurira kera Sandrine nyina w'abana ubutumwa wahereza yakamwana n'ubuhe bwatuma nawe ashobora kugira icyo yibwira agatekereza nk'abantu bakuru agatekereza yegabura kuvuga ngo umuntu yarashatse agashyira mu mago sibe bya mbere yakamwana kuvuga ngo kudama nawe yaradamye ubwo ni ukubitsinda nyine ntabwo ari kudama ibiryo ngewe gusa sinzi ukuntu Imana ibizi gusa nishaka nzashaka ninanashaka nzapfa nk'abandi bose ibana nzapfe ntabyaye nk'abandi bose nta nubwo naba mbaye wa mbere murakoze umukino dushoje utunaniye muzashaka abandi cyangwa mubwire Fisi Nyamuninde ko azawushobora ashobora kugahasa akaminota 30 aryamye uri kwishyiramo amabuye yawe cyangwa muzawuhe nyina wambogo na Fisi ntuye ko bawushobora wa mugari yes murakoze cyane kabisa umukino wari uduhurije ahangaha ukaba umaze kurangira rero buri wese aramutse agize gute abuze aya mafaranga twamaze kubategurira amafaranga kugira ngo bashe kujya gute gutsinda uyu mukino ariko akaba agize gute abananiye akaba agiye gusubira n'ubundi mu isanduku y'Umurava News tugiye gutegura indi mikino yindi itaha tubarakiye kuzayikurikirana kugira ngo muzagire gute tuzarebe ngo ese ninde uzatwara uyu mukino ninde uzagira gute uzatsinda undi nge T-Bless mutaburi mgozi muhambira bakwita ngo iki byandike muri comment nyuma kuri kamera mafite Chris Muklis ciao